Amahoro y'Imana bakunzi ba Radio Maria Rwanda ndabasuhuje mwe mwese murimo mutwumva muri aka kanya tubahaye ikaze rero mu kiganiro cy'impuhwe z'Imana kuri Radio Maria Rwanda, ikiganiro dutegurirwa n'ingoro y'impuhwe z'Imana ikabuga, hanyuma mukaba mukigezwaho nanjye Vestine Uwamariya. Mu kiganiro cya none rero muri studio za Radio Maria Rwanda turakira perezida w'umuryango w'impuhwe z'Imana mu Rwanda, Placide Twaje Amahoro, niwe turi kumwe mu kiganiro cya none. Twagira ngo tubanze tumuhe ikaze muri iki kiganiro, turabakiriye. Urakoze Vestine, nanjye nishimiye ko munyakiriye muri studio. Mboneyeho akanya ko gusuhuza abantu bose bakunda Radio Maria Rwanda, ariko by'umwihariko intumwa z'impuhwe z'Imana n'abahomoniye b'umuryango w'impuhwe z'Imana mu madiyoseze hose, no mu maparuwasi. Yego. Murakoze cyane. Hanyuma mu kiganiro cya none rero tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko y'akanyamakuru ka Mutagatifu Mama Faustine. Niyo nsanganyamatsiko turi buganireho none. Abantu benshi mwajyaga rwose mutubwira muti Vestine mwazatubwiye kuri kariya kanyamakuru, ariko uyu munsi wa none perezida w'umuryango w'impuhwe z'Imana arahari kugira ngo adufashe tusobanukirwe n'ibijyanye n'aka kanyamakuru ndetse na Mama Faustine wakanditse. Reka rero tubahe ikaze bakunzi b'ikiganiro cy'impuhwe z'Imana kuri Radio Maria Rwanda. Nk'uko nari maze kubibabwira, tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ku kanyamakuru ka Mutagatifu Mama Faustine. Turi kumwe rero na perezida w'umuryango w'impuhwe z'Imana mu Rwanda, niwe ugiye kudufasha dutangira n'ibyo twibaza kuri aka kanyamakuru. Twabaza tuti se Mama Faustine wanditse aka kanyamakuru we ni muntu ki, mbere yuko wenda tuza gukomeza tukagera kuri aka kanyamakuru. Murakoze. Urakoze. Mama Faustine wanditse aka kanyamakuru tumuvugaho kenshi, ariko nk'abagiye kumva iki kiganiro bwa mbere badasanzwe bagikurikira. Mama Faustine ni umubikira, yari afite izina risanzwe Helena Kowalska. Ageze mu babikira bamwita Mama Maria Faustina. Yari umubikira wavukiye mu gihugu cya Polonye. Avuka ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 8 mu 1905. Akaba yaratabarutse rero ku itariki 5 z'ukwa 10 mu mwaka wa 1938. Yatangiye rero kwiyumvamo umuhamagaro wo kwiha Imana afite imyaka 7, ariko ababyeyi be ntibabimwemerere. Nyuma yumva bivuyemo. Yesu rero yaje gukomeza kumubonekera, ababaye amubaza impamvu amuhemukira. Byatumye rero ashakisha urugo rw'abihaye Imana yakwinjiriramo, aza kwakirwa mu babikira Mariya umubyeyi w'impuhwe i Varsovia tariki ya 2 z'ukwa 8 mu 1925. Muri uru rugo rero i Varsovia niho Yesu yamubwiye ko ariho azitagatifuriza. Yagirana nawe ubumwe bw'indatana mu myaka 13 yose yamaze mu muryango mbere yo gupfa. Niho Yesu yamusabye kujya yandika ibyo amubwiye byose ku mpuhwe, kugira ngo bizagirire akamaro abantu bo mu gihe kizaza. Biza guhurizwa muri aka kanyamakuru rero tugiye kuvugaho. Murakoze cyane. Umuntu yakwibaza ati se kubera iki, nk'uko mwari mumaze kubitubwira muti ntabwo ari ubwa mbere tugarutse kuri Mama Faustine, ariko umuntu yakwibaza ati se kuki mu muryango w'impuhwe z'Imana ubundi mukunda kuvuga kenshi cyane kuri aka kanyamakuru? Nta kiganiro na kimwe turakora ngo kirangire mutatubwiye ibikubiye muri aka kanyamakuru. Ni iyihe mpamvu? Urakoze cyane. Mu muryango w'impuhwe z'Imana kubera ko dufite inshingano zo kuvuga impuhwe z'Imana, ntushobora kubwira abantu iby'impuhwe z'Imana utavuze ku kanyamakuru ka Mama Faustine.
nubwo hari izindi nyandiko nyine zivuga n'inyigisho za kiliziya zivuga ku mpuhwe z'Imana cyane cyane nka Bibiliya, aka kanyamakuru ko gafite umwihariko n'ibisobanuro by'urukundo n'impuhwe Imana ifitiye abantu nk'uko Yezu yabibwiraga Mama Faustina. Niyo mpamvu tukagarukaho kenshi cyane muri uyu muryango wacu, mu muryango w'impuhwe z'Imana, kuko nibwo nyine tuba tuvuga impuhwe. Mwibuke yuko mu isezerano rya kera Yezu yabwiye Mama Faustina ati noherezaga noherezaga imbaga yanjye abahanuzi baherekejwe n'inkuba n'ibyorezo, murabyibuka uko byagendaga kera abantu bagakangarana, ariko uyu munsi nkohereje ku bantu bose witwaje impuhwe zanjye. Aramubwira ati sinifuza guhana abatuye isi irimo byaha bikabije, ahubwo ndifuza kuyikurura nkayegereza umutima wanjye wuje impuhwe kugira ngo nyikize. Yongera kumubwira ati nshyiraho ibihano iyo ari bo ubwabo babinteye. Ati ukuboko kwanjye ntabwo kujya gufata ku bushake inkota y'ubutabera. Mbere y'uko umunsi w'ubutabera ugera nohereje umunsi w'impuhwe. Icyo gihe rero Mama Faustina yarasubije ati Yezu wanjye byibwirira ubwawe abantu, kuko amagambo yanjye nta gaciro afite. Kuko yaramubwiraga ati ugiye kubibwira abantu ko mboherereje impuhwe. Mama Faustina aramubwira ati bibibwirire. Noneho rero mu kwandika akanyamakuru Yezu yaje gukomeza nyine kugenda na Mama Faustina, arabimwibwirira ubwo ati munyamabanga w'iyobera ryanjye rihebuje, menya kuri kumwe nanjye. Urumva bya bindi yamubwiraga ngo abimwibwirire, noneho yaramubwira ati menya kuri kumwe nanjye mu mubano wanjye wihariye. Inshingano yawe niyo kwandika ibyo nkumenyesha ku mpuhwe zanjye, kugira ngo bizagirire akamaro abantu bazabisoma, bityo bazashobore guhumurizwa kandi bigiremo ubutwari bwo kunyegera. Ati ndifuza rero ko igihe cyose ufite akanya wajya ugakoresha ukandika ibyo nkubwiye ku mpuhwe zanjye. Murakoze. Noneho tugeze ku kanyamakuru nyirizina, tumva aricyo nababazaho. Aka kanyamakuru nyirizina ko gateye gate, kameze gate? Twumva hari uwigeze ambwira ati umuntu yakabona atekereza ko ari nk'udupapuro cyangwa utudepuriya tukiri duto, ariko twagira ngo mudusobanurire ako kanyamakuru kameze gate, gateye gate? Yego, utarakabona rero ako kanyamakuru yagira ngo ni agatabo gatoya k'impapuro nka twa tundi twajyaga twandika mu mashuri yacu wenda ya segonderi kera. Aka kanyamakuru ni igitabo kinini gifite impapuro zirenga 560, kandi karimo ingingo zitandukanye zivuga ku bintu bitandukanye, zigera ku 1828. Yagendagaho umubare wihariye izo ngingo zitandukanye. Urumva ko ari igitabo kinini, ntabwo ari akanyamakuru. Ni icyumvikana nanone ko atari akanyamakuru, nuko ari ryo zina babihaye, kuko yandikaga buri munsi mu makaye. Ni igitabo Mama Faustina yanditse mu myaka 4 ya nyuma y'ubuzima bwe, hagati y'1934 n'1938. Kikaba giteranyirijemo amakaye 6. Ayo makaye rero niyo nakubwiraga ko yandikagamo ibyo Yezu yamubwiraga, ibyo yaganiraga ku buryo butandukanye buri munsi. Ntekereza ko ariyo mpamvu bakize akanyamakuru. Ikindi kandi yakandikaga mu ibanga nyuma yo kurangiza imirimo yabaga yashinzwe mu rugo rwabo. Abandi babikira ntibigeze babimenya. Rimwe yajyaga yandika akiherera, n'igihe yari mu bitaro akiherera akandika. Kandi ahenshi agashyiraho n'amatariki yihariye n'igihe yabyandikiye kuri uwo munsi. Kandi amagambo Yezu yari yamubwiye ku giti cye yajyaga ayashyiraho umurongo, ayacaho umurongo, akayacishamo umurongo w'ikaramu y'igiti. Mu myaka rero 9 ibanza, nubwo bigaragara yuko yanditswe muri iriya myaka 4, ariko n'indi myaka 9 kugira ngo izure 13 y'ubuzima bwe,
batubwira ko yari yaranditse izindi nyandiko ariko kubera ko yazanditse atari kumwe n'abapadiri bajyaga bamuyobora ku buzima bwa roho noneho arazica nyuma bigeze mu mwaka rero w'igihumbi kimwe hagati y'igihumbi kimwe 1931 n'igihumbi 1934 abayobozi be ba roho hariho padiri Michel Sopochko na padiri Joseph Andras n'abakuru umuryango w'ababikira w'umubyeyi w'impuhwe bakurikije icyifuzo Yezu yari yaramugejejeho bamusaba ko akomeza akandika kandi akaza no kwibuka ibyo yari yaranditse muri ya myaka 9 ishize mu gifaransa ni nko kongera kubyegeranya reconstitution. Niyo mpamvu hari inyandiko zimwe zikubiye mu ikaye ya mbere zidafite amatariki yo kuva 1934 ahubwo ugasanga hari izo mu matariki ya mbere nk'igihumbi kimwe 1929 reba nk'iriya yo ku itariki 22 z'ukwa kabiri 1931 ubwo Yezu yamwiyerekaga akamubwira ngo amushushanye. Iyo nayo yagiye muri iyo kaye ya mbere kandi urumva ko ni amateka yo abanziriza uwo mwaka w'igihumbi kimwe 1934. Mama Faustina rero yaje guhagarika kwandika muri Kamena mu mwaka w'igihumbi kimwe 1938 mbere y'amezi 3 mbere y'uko atabaruka. Murakoze cyane, reka twibutse abatwumva ko turi mu kiganiro ku mpuhwe z'Imana kuri Radio Maria Rwanda. Turimo rero turaganira ku kanyamakuru ka Mutagatifu Mama Faustina, turi kumwe na perezida w'umuryango w'impuhwe z'Imana mu Rwanda Placide Twaje Amahoro. Hanyuma dukomeje, mwari mumaze kutubwira muti amakaye Mama Faustina yifashishaga yandikamo buri munsi, hanyuma nkibaza ntise yandikaga gute ubundi aka kanyamakuru? Ayo makaye niyo yaje kwegeranwa avama ku kanyamakuru yajyaga kukandikisha hanze, yakandikaga mu buhe buryo muri rusange? Yego, urakoze cyane Vestine. Ayo makaye rero ni aya makaye nk'uko nababwiye ni amakaye 6 asanzwe, amakaye 6 ariko bigaragara ku mafoto iyo usomye ibinyamakuru by'i Cracovie angana na agenda ubona nini yaba ifite nk'impapuro zirenga 200 300 akaba ariyo yandikagamo. Izo nyandiko rero nk'uko zikubiye mu makaye 6 yavuyemo akanyamakuru, batubwira ko mu kwandika nta na hamwe yajyaga asiribanga, yarandikaga agakomeza akagenda, yaba yanibeshye yasimbutse nk'inyuguti cyangwa akandika ijambo risubiramo ntiyajyaga asubira inyuma, umukono ukagaragara neza, mbese mu gifaransa nta rature yigeze ashyiramo, byanditse neza cyane. Kandi wumva uburyo binatangaje, yari umukobwa warangije amashuri 3 ya primaire, ariko iyo ureba ku ifoto umukono we ni umukono mwiza cyane. Izo nyandiko rero ziri muri ayo makaye 6 ubu ngubu zibitse neza muri uwo muryango w'ababikira, kandi akaba yaranatekereje nyine wavuga guti yajyaga yandika yabigenza ate, yabijyanye muri imprimerie, ahubwo nuko ayo makaye niyo baje kwegeranya nyuma y'urupfu rwe, kandi akaba yaranabisabye yuko izo nyandiko zizatangazwa nyuma nyuma y'urupfu rwe, nk'uko yabyanditse ku itariki 3 z'ukwezi kwa 4 1938, asaba ko hatazagira umuntu ureba muri izo nyandiko mbere uretse abapadiri 2 bamuhaga penitensiya bakamugira n'inama hamwe n'abakuru b'umuryango. Izo nyandiko rero nk'uko nagira ngo nkubwire, hari ikaye ya mbere. Ikaye ya mbere nk'uko nakubwiye yagendaga ashyiramo akayiha interuro ibanza, akayita, yari yarayise impuhwe z'Imana mu mutima wanjye, ikaba ari ifite ingingo zigeze kuri 521. Yayandikiye iwiri no mu mezi 13, ni hafi mu mwaka n'ukwezi. Hanyuma
ayandika hagati tariki 28 z'ukwa karindwi 1934 kugera mu kwezi kwa 10 mu mwaka wa 1935. Hano rero muri iyi kaye ya mbere ni naho usangamo nk'ibisabisho by'Ukaristiya cyangwa se isengesho ry'Ukaristiya dukunda kuvuga kenshi iyo dushengerera, dukunda gusanga kuri ku ngingo ya 356. Ni isengesho ryiza cyane mu gihe cyo gushengerera. Ikindi kandi niho Yezu yagiye amubwira ati mbere yuko nza nk'umucamanza w'intabera nzabanza kuza nk'umwami w'impuhwe. Mbere yuko haza urubanza abantu bazahabwa ikimenyetso kibereka ko impuhwe z'Imana arizo zifite agaciro. Hanyuma ku ikayi ya kabiri rero, ikayi ya kabiri yayise nzaririmba impuhwe za Nyagasani iteka ryose. Nayo ifite ingingo zigeze kuri 478. Akaba yandikiye nayo Iwirino cyangwa Virinus hagati y'ukwezi kwa 11 mu 1935 kugera ku itariki 28 z'ukwa kabiri mu mwaka wa 1937. Iyi niyo kayi yagize n'amezi menshi cyane kuko yayikoze mu mezi arenga 15. Nibwo ahangaha dusangamo n'ijambo rizwi cyane cyangwa mu ngingo ya 742 aho yamubwiye ati niba mbinyujije kuri wowe nsaba ko abantu bose bisunga impuhwe zanjye, mpereye kuri wowe ugomba kuba indashyikirwa mu kwiringira impuhwe zanjye. Hanyuma yongera kumubwira ati kandi nguhaye uburyo butatu bwo kugaragariza mugenzi wawe impuhwe. Uburyo bwa mbere ni igikorwa, ubwa kabiri ni ijambo, icya gatatu ni isengesho. Izi nzego eshatu zibumbiye hamwe ubusendere bwose bw'impuhwe, maze ibyo bikazaba ikimenyetso ndakuka cy'urukundo umfitiye. Kuri ubwo buryo umuntu asingiza kandi agahesha ikuzo impuhwe zanjye. Ahangaha rero urumva ntago navuga ingingo zose ziri hagati muri iyo kaye. Niyo mpamvu ngiye kubabwira nanone ikaye ya gatatu. Ikaye ya gatatu nayo yayise nzaririmba impuhwe za Nyagasani ubuziraherezo. Ifite ingingo zigeze kuri 230. Yo yayandikiye i Cracovie mu gihe cy'amezi 7. Urumva ko yafashe igihe gito, ariko irimo ingingo nyinshi. Muri izi ngingo rero niho harimo ibisabisho by'impuhwe z'Imana, biriya dukunda kuvuga kenshi cyane duherekeje ishapule y'impuhwe z'Imana. Ubwo Yezu yamubwiraga ati urukundo rw'Imana ni ururabo, naho impuhwe z'Imana zikaba urubuto. Aha kandi niho tuza gusangamo nanone noveni yo kwiyambaza impuhwe z'Imana mu minsi 9. Ubwo yamubwiraga ati uzanzanira roho zitandukanye mbere y'uko hizihizwa umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana. Abantu rero bagomba gusoma ari amasengesho bisabisho bakamenya ahantu biba byavuye. Hanyuma mu ikayi ya 4 rero, ikayi ya 4 ni impuhwe n'urukundo. Impuhwe n'urukundo Yezu afitiye abanyabyaha. Yo igizwe n'ingingo 90, akaba yarayanditse mu mezi 2 kuva mu mwaka wa 1937 kuva mu kwezi kwa 8 kugera mu kwezi kwa 10 ayandikira i Cracovie. Ahangaha avuga ko afitiye ubuntu abanyabyaha rwose ku buryo bugaragara. Nka hano mu ngingo y'1275 aramubwira ati munyamabanga wanjye, andika ko ngirira ubuntu bwinshi abanyabyaha kuruta intungane. Naje ku isi ku mpamvu yabo, namennye amaraso yanjye ari bo ngirira. Ntibagatinye kunyegera kuko ari bo bakeneye impuhwe zanjye kurusha abandi. Tugiye ku ikayi ya 5 rero, ifite ingingo 268. Bayita Mama Faustina w'isakramento ritagatifu ry'Ukaristiya. Yayandikiye i Cracovie. Ahangaha rero
nibwo kenshi avuga ku birebana n'isakramento ry'ukarisitiya, uburyo bwo guhazwa, ariko nanone akababazwa n'uko hari roho izimira, kuko mama Faustina yaramubwiraga ati izimira rya buri muntu rituma ububabare bwenda kunyica, uzampoza buri gihe usabira abanyabyaha. Gusabira abanyabyaha, isengesho rinezeza kurusha ayandi ni isengesho ryo gusabira abanyabyaha ngo bisubireho. Aramubwira ati mwana wanjye, menya ko buri gihe numva iryo sengesho kandi nkaryitaho. Noneho ikaye ya nyuma rero yo yayanditse mu mezi 4, ayandikira nanone i Cracovie. Nakubwiye ko yahagaritse kwandika mbere y'amezi 3, mu mezi 3 mbere y'uko apfa, hari mu kwezi kwa 6 mu mwaka wa 1938. Ahangaha tubonamo uburyo bwihariye bwo kwitegura guhabwa isakramento ry'ukarisitiya. Ni ingingo yashyizemo ingingo 138, ariko ushaka kwitegura kujya mu gitambo cy'ukarisitiya guhazwa, wasoma izi ngingo ziragufasha cyane. Yego, akanyamakuru rero ka mama Faustina kashyizwe mu Kinyarwanda mu mwaka w'2014, kakaba gasomwa cyane no mu zindi ndimi kuko gahumuriza abantu benshi, kagafasha abantu kwizera bitewe n'urukundo rwuje impuhwe Imana ifitiye abantu nk'uko bigaragara. Murakoze cyane. Ayo rero ni amakaye, ndetse tunasobanuriwe n'uburyo cyangwa se imiterere y'uburyo mama Faustine yandikagamo aka kanyamakuru ka buri munsi. Bagiye batubwira uko yagiye akandikaga muri ayo makaye, akayaha izina. Ubwo ndatekereza n'izo ngingo batubwiye yabaga yanditse, akafata amezi runaka akayizicaraho akazandika. Hanyuma yego, dukomeje nagira ngo mbabaze noneho ubuzima bwa roho bwa mutagatifu mama Faustina bwo bwari bumeze bute muri ibyo bihe? Se muri aka kanyamakuru ntacyo ho baba babivugaho ko ntaho tubibonye muri iriya kaye? Yego, mu ngingo zose rero ziriya zigeze ku 1828 niho berekana neza ubuzima bwa roho bwa mama Faustina, aribwo binatangaza abantu benshi b'abahanga mu birebana n'ubumenyamana, ibintu bya teolojiya, bakabona ko mama Faustina yafite ikintu bita mu Gifaransa spiritualité cyo mu rwego ruhambaye. Hari ingingo zigeze kuri 6 cyangwa 5 zaranze ubuzima bwa roho, kandi abantu benshi bakurikiza bakabona ko yari umubikira uhambaye cyane. Icya mbere ni ukumenya ibanga risobetse ry'impuhwe z'Imana no kuzirangamira buri munsi. Ni ukuvuga ngo Nyagasani ubwe niwe wamuhishuriye ibanga ry'impuhwe z'Imana kandi amutoza kuziringira. Yewe kubera ko ibindi bikurikiyeho harimo kumenya urukundo ko ari byo biranga Imana, nk'uko tubisanga muri ako kanyamakuru. Impuhwe z'Imana nizo zatumye turema, Imana yadukoreye byinshi kubera impuhwe zayo, no kumenya urukundo rw'umuvandimwe rudufasha kumenya urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana rukagaragarira mu rukundo tugirira umuvandimwe wacu. Ingingo ya 2 rero ni ukurangamira impuhwe z'Imana buri munsi. Yari afite uburyo yabivuze muri aka kanyamakuru, uburyo abantu bagomba kwishyira imbere y'impuhwe z'Imana mu isengesho no mu mutuzo. Aho waba uri hose ukarangamira Imana iri mu mutima wawe. Mama Faustina yumvaga ko Yezu ari mu mutima we, kumva ko Imana iri mu mutima wawe, maze akabizirikana buri gihe. Hanyuma ingingo ya 3 muri iyo spiritualité ye ni ukwiringira Imana no kugaragariza umuvandimwe impuhwe. Mama Faustina yadusigiye umurage muri aka kanyamakuru, gusobanukirwa n'iyobera ry'impuhwe z'Imana bigatuma umuntu yiringira Imana muri byose kandi akagirira abandi impuhwe, akumva ko nta handi Imana ariyo yonyine ishobora byose. Ku ngingo ya 4 rero harimo gukunda Kiliziya
no kwibutsa roho zose iyobera ry'impuhwe z'Imana. Urumva ko ni impuhwe z'Imana zikomeza. Kiliziya ni ntagatifu kubera ubutungane bw'Imana n'ububasha bw'amasakaramentu. Mama Faustina yumviraga Kiliziya cyane, yumviraga cyane abakuru, akumvira umuyobozi wa roho ye n'abandi bayobozi ba Kiliziya. Aho ngaho rero natwe buriya ni isomo tugomba gukuraho muri iyo spiritualite ye. Ingingo ya 5 ni ugukunda Eucharistia. Uzi ko bamwitaga Mama Faustina w'Eucharistia, w'isakramento ritagatifu ry'Eucharistia. Yavugaga ko Eucharistia ifite umwanya w'ibanze mu buzima bwe. Kwemera nta shiti ko Kristo ari muzima mu Eucharistia, ko Kristo kandi ari inshuti y'amagara, akaba inshuti bahorana buri munsi, kandi ko ari we ari natwe atubikiye amabanga. Hari ingingo ya 6 rero ntari navuze nayo irimo muri spiritualite ye, ni ukwiyambaza Bikira Mariya. Niyo ya nyuma, kwiragiza Bikira Mariya mu bihe byose, kwiringira ubuvugizi bwa Bikira Mariya mu bibazo byacu byose, kwigira kuri Mariya uko tugomba gufatanya na Yezu Nyirimpuhwe mu gikorwa cyo gukiza roho zahabye. Bikira Mariya ni umubyeyi w'Imana, akaba n'uwe. Bikira Mariya ni umubyeyi w'impuhwe. Bikira Mariya ni urugero. Ahangaha rero Mama Faustina adukangurira kwiyambaza Bikira Mariya cyane, umubyeyi w'impuhwe z'Imana. Murakoze, turimo turasatira umusozo w'ikiganiro cyacu. Mbere yuko dusoza, umuntu yababaza ati se niki mwabwira abantu batwumva abanyampuhwe ku bijyanye by'umwihariko no gusoma cyane no kuzirikana ku bijyanye n'aka kanyamakuru ka Mutagatifu Mama Faustina? Wenda ubwo muranabiduhurizaho umuntu ashobora kugasanga, nubwo mukita akanyamakuru ariko nabonye ko ari igitabo kinini cyane, igitabo cy'amapaje arenga 500 n'andi. Urumva ko ni igitabo kinini. Ko kanyamakuru kari mu rurimi rw'Ikinyarwanda, karaboneka? Karaboneka. Murakoze cyane. Nababwiye ko kashyizwe mu Kinyarwanda mu mwaka w'ibihumbi 2014. Yego, nari ngeze ku musozo rero nk'uko wari ubinsabye. Mu gusoza iki kiganiro ni ukuvuga ngo ndakangurira abantu bose, cyane cyane intumwa z'impuhwe z'Imana, gusoma aka kanyamakuru. Karimo ubutumwa shingiro ku mpuhwe z'Imana. Mbese bagasome nk'uko basoma Bibiliya, kubera ibikarimo. Ibi byakorwa cyane cyane mu isengesho rya buri cyumweru no mu gihe cyihariye. Muri aka kanyamakuru Mama Faustina yaganiraga na Yezu, ibyo tubisangamo. Akaganira na Bikira Mariya, akaganira n'abamarayika, agatemberezwa mu ijuru cyangwa bakamujyana ikuzimu kugira ngo arebe. Yaganiraga na roho ziri muri purgatori, mu bubabare. Hakaba n'ubwo Sekibi aje kumugerageza ariko agatsindwa. Avugamo kandi ubuzima bwe bwa buri munsi n'ibyamubangamiraga byose dushobora kwigiraho. Akavugamo intambara nyobokamana n'uburyo yazirwanaga kubera icyizere yabaga afitiye Imana, imurwanirira no gukunda mugenzi we kugeza ubwo yamupfira. Ndabakangurira yuko mwagasoma kenshi. Aka kanyamakuru kaboneka kenshi ku ngoro y'impuhwe z'Imana i Kabuga muri Arkidiocese ya Kigali, kandi n'abandi bose bacuruza ibitabo hirya no hino bagiye bafata ibi bitabo barabigura, hanyuma bakabishyikiriza ababikeneye kubisoma mu madiyosezi yose y'u Rwanda. Murakoze. Ikindi nakwibaza, buri wese ashobora kukagura akagatunga cyangwa nabo mu muryango w'impuhwe z'Imana gusa? Buri wese, igitabo icyo ari cyo cyose buri wese yakigura, cyane cyane kuri iyobokamana. Ntabwo ari ikimenyetso cyihariye cy'umuryango w'impuhwe z'Imana, kuko ahubwo impuhwe z'Imana Yezu yatanze uburenganzira ko buri wese azigiraho uruhare, azimenya aho waba uri hose, idini waba urimo, umuryango waba urimo wose. Niyo mpamvu n'utari umukatolike yakagura kugira ngo kamufashe kumenya ibanga ry'impuhwe z'Imana. Murakoze rero, reka tubashimire cyane ku kiganiro cyiza muduhaye. Ndatekereza ibyo Mama Faustina
yavuze muri aka kanyamakuru ni byinshi, wenda nibibakundira muzajya mukomeza kugenda mubidusangizaho niba bishoboka ko mwazajya mugenda mutubona izindi ngingo. Nibyo rwose urakoze. Aka kanyamakuru ni kanini cyane n'ingingo zirimo, ushobora gufata ingingo imwe ukayiganiraho igihe kinini cyane. Papa Yohani Paul wa II yaravuze ngo ni Bibiliya yo mu kinyejana cya 20. Ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora uko ugasomye buri gihe usanga hari ingingo ukayikorera ibisobanuro bitandukanye, umunsi ku munsi ukabona hari ikigusobanurira. Yego, murakoze cyane. Murakoze cyane. Reka tubashimire rero, dushimire n'abatwumvaga muri iki kiganiro cy'Impuhwe z'Imana. Twari kumwe na perezida w'umuryango w'Impuhwe z'Imana mu Rwanda, Placide Twajamahoro, niwe watuganiriraga ku nsanganyamatsiko y'akanyamakuru ka Mutagatifu Mama Faustina. Ubwo namwe abifuza kuzagira ibindi bitekerezo mugatangaho cyangwa ibibazo mwibazaho muzagenda mutumenyesha. Hanyuma njyewe rero wabagezagaho iki kiganiro na Vestine Uwamariya, munogerwe na gahunda za Radio Mariya Rwanda zikurikiyeho. Muramukeho.